uriho ibizira byinshi ariko irambwira ngo nje guhumanura igihugu igiye kugaruka. Haleluya. Gukoma mu mashyi uzi ko itagiye guhumanura cyo wenda basangira gukoresha mu guhumanura. Amen. Mana arambwira ngo ibutsa abanyarwanda noneho si itorero gusa n'abanyarwandakazi. Yesu ashimwe. Ibutsa abanyarwanda ubuhiri burimo imisumari. Ibutsa abanyarwanda imipanga. Ibutsa abanyarwanda imihoro n'amacumu n'ibisongo. Ibutsa abanyarwanda bicukurira inzobo bakabahamba ari bazima. Ibutsa abagore baheka abana bagahungira mu bihugu bidukikije cyane cyane cya Kongo. Umuntu akagenda akibagirwa ko anahetse umwana 9 kageraho umwana mupfira mu mugongo nyina atabizi. Ibutsa abantu banywa amazi y'imigezi za Nyabarongo harimo intumbi za Sebeye harimo intumbi hatemba amaraso kandi abantu bakayanywa. Ibutsa abantu bageze muri Kongo ikiyaga cyaho barerura intumbi hejuru zirereye n'amabyi bakavuma ayo mazi bamwe bakayanywa akabatera za korera na za macinya. Abantu bagapfa bagerekeranye bakajya babatendeka ku mihanda nk'amasiteri. Nta maboko yashoboraga gucukura imva ya buri wese ngo aboneke. Abantu bahambwa bacukuriwe n'amamashini bagahambwa bagerekeranije. Irambwira ngo nibutsa abanyarwanda barokotse bafite ubwenge babonyesheje amaso ibyo bintu. Yambaza ngo gende mbabaze ngo bageze bakorera Imana. Kabiri, Yesu ashimwe. Bibuka abantu bapfuye bari bahari icyo gihe harimo abagore beza b'uburanga n'abakobwa beza, harimo abasore beza b'uburanga, harimo abantu bafite ubutunzi bufatika, harimo abantu bagira umutima mwiza cyane, ariko Imana iremera barapfa kandi hagasigara ndetse inkozi z'ibibi. Imana irambwira ngo nibutse abantu barokotse icyo gihe ari utwana ikaturera tugakura ikadushyingira ikabaha kubyara no guheka, bamwe ikabaha amasambu ikabaha ibintu byose, abandi bakiga ikabajyana mu mashuri ikabashyira mu mabiro ikabaha kujya kwa muganga kuvura, abandi ikabajyana mu nkiko mu bucamanza kandi ikabajyana mu kazi ka leta mu buyobozi kandi ikabagira abashumba bungeri b'imikumbi w'intama zayo. Imana irangije irambaza ngo bambazirize ngo bageze he bakora bakoze iki. Irambwira ngo nta kindi banyituye uretse gusambana no kumena amaraso atariho urubanza, kurya imfubyi n'abapfakazi, kuruca imanza zibera bakarenganya indushyi n'abatagira shinge na rugero. Imana irambwira ngo ngarutse muri iki gihugu cy'u Rwanda gusura abanyarwanda. Ubwo nje gusura abanyarwanda isi yose igiye kumenya ko nasuye u Rwanda. Ibigiye kubera muri iki gihugu bizandikishwa ikaramu y'icyuma. Hanyuma kera abana bazajya babyigishwa mu mashuri byabaye. Muraho. Irambwira ngo utubande tugiye gukoma mu mashyi, imisozi igiye kubyina, abaririmbyi igiye kubaha ikiruhuko, Imana igiye kwizanira korali mutigeze mubona izi kuririmba neza. Muraho. Yesu ashimwe. Amen. Imana irambwira ngo mbwira abagabo n'abasore bo yaringiye gukorera Imana n'umutima wabo, imitima yabo bayerekeza ku mafaranga. Irambwira ngo kwambara neza bigezweho, gutunga amazu n'amamodoka bigezweho, kugira amafaranga kuri konti bigezweho, ariko irambwira ngo imbere byose bigiye guta agaciro. Aho umuntu agiye kujya agenda ahura n'amafaranga mu nzira akabura imbaraga zo kuyatora. Irambwira ngo yavuze guma mu rugo ntacyo yatumariye mu bitekerezo no mu guhinduka. Iravuga ngo nanone izanye icyo bita guma mu nzu. Imana yerekanye no ryonyine gusa abantu barasakuza, igiye kwerekana ikiringe cyabo. Muraho. Yesu ashimwe. Irambwira ngo yirukanye inkote 3 muri iki gihugu batebye amahirwe muri Egiputa ntihanyuza ibyago 10, ariko twebwe dukozeho ikimenyane ni 3 gusa. Igiye kwatambukana inzara, igiye gutambukana ibyorezo, indwara mutigeze mubona ndetse n'inkota ije bishoreye. Irambwira inuma ku bagore n'abakobwa muri kwiyandika ubusa, mwambara ubupantaro amanini ngo ntacyo bitwaye. Abigisha biki gihe bari kubashakamo utuntu indamu bakababwira ko iby'Imana itabireba. Ibuzwa n'iki? Mwikireba n'umutima. Ariko
asambanye ni umutima uba wasambanye wonyine iki kibiri uwishe mugenzi wese yo abandi kibibero nimwandike vuba vuba Imana ije kubanurira abantu bari muri ona batanga n'inama za ona irambwira ngo dore Uwiteka arurutse aje guhorera gutaka kw'iminja kwageza hera kindi ntabwo ngiye muri message niyerekwa rya unapone birebire cyancitse Imana irambwira ngo mbwire abahanuzi abakozi b'Imana umuntu wese watinyutse kuvuga mu izina ry'Uwiteka ngo iravuze kandi itavuze ugahabanda amasezerano ngo wiyaranje usohoze ibyo wabasezeranyije wiyaranje niba ari umuntu wabwiye igipangu kimuguriye wiyaranje niba ari imodoka wemeye uyimushyikirize umuntu wese wahangaye kuvuga mu izina ry'uyu mugabo naho niba atari igiye gukubita igiti mu gahanga bamwe barapfuna ubwonko muraho abenshi bicaranye amasezerano adateze kuzasohora abenshi bari gushyeshyemba irambwira ngo mukure imitima yanyu ku by'isi mushaka ubwami bw'ijuru mwiyambure byose cya kabiri Satani yohereje ingabo z'abadayimoni ziri gutera abantu mu mitima urushinge rwitwa ikinya abantu bari gufata amadeni kandi yakwambura ahantu ku mutima ntumurye yahura n'umuntu uti Imana imbabarire kutishyura amadeni akumva arishyuye birarangiye mwibuke Yesu avuga ngo nujya no gutura n'ituro ukibuka ko ari umuntu mugiye mufite icyo mupfa ubanza ugende wikiranure nawe ubona uza n'amaturo yego ubona uza n'icya 10 ariko abanje kwikiranura yemwe umwuka w'amadeni mbere y'intambara Imana yigeze kubivugaho nibi by'amashyirahamwe n'utuntu twose tw'amashyirahamwe ibivugaho uburyo Satani ateje umwuka w'amadeni no kubwira abantu ngo bishyirahamwe ajya gufata amafaranga no mu mabanki iravuga ngo utwo n'utugozi tuzazirikwa ku maguru y'abagenzi icyo gihe haduka ikorasi ivuga ngo Satani aranyanyagiza mwirinde gutoragura muraho irambwira ngo abantu benshi bagiye kurimbuka bazize ikintu cyitwa amadeni kubw'ibyo niba udashoboye no kwishyura sanga uberemo umwenda umusaba imbabazi ko Imana iri kumbwira ngo nirukange vuba muri iki gihugu aho mwandagira hose niba ubutumwa mbuvuge mwikure n'ikintu cyo gufata amadeni emera uburari ariko wikwirwanirira muri kumurwanya arahari kera barukora umuntu yashoboraga no kuburara gatatu afite abana Imana ikaba yahakura umuntu uhehe ikanda arange no mu kindi gihugu akaza akaguhahira ariko ubu tuzi kwirwanirira tuzi kwambura ubu hari umuntu utakandagira muri quartier runaka kubera amadeni yahafashe muri butike kubera abantu yagiye yambura kandi rimwe mugasanga bene ibyo bintu bifatana Bibiliya bikabeshya muraho igarukire apa tukarenge Yesu yaravuze ngo ijisho nirishaka kugucumuza ni Yesu wabivuze ntabwo ari Pawulo ntabwo ari Petero yaravuze nyirubwite ngo nirishaka kugucumuza uzanogora ujugunye aravuga ngo ukoko nibushaka kugucumuza uzashyiraho nyine umupangu uteme ngo icyaruta nuko mu bugingo wagerana y'urugingo rumwe aho kugira ngo urugingo rumwe rurimbuze izindi niba ari urugingo rugiye kubuza abantu benshi ijuru igitsina gore urugingo rwitwa umusatsi rugiye kutubuza ijuru ariko burya washyiraho ipanga umusatsi ukawukuraho aho kugira ngo umubiri igice cyose gihimba ubugingo bwose umanuke muri Gihoma muraho impanda ivuze wasabuka ijuru uri nyina w'abarastamene n'amadirede ku mutwe niyamure byose ibibaremerera amen ikindi nsozerejeho kanyuma ushaka ingingo yitwa imirimo ibarengera biteye isoni ku mwaka watangira ukarinda usoza utageze kwa muganga Yesu aryamye mu bitaro akakubura nta n'umuneke w'ijana ujyanyeyo uri umusore inkumi zaragukuraguye ibyinyo n'ibijigo bikabirandagura Yesu umusore bwawe ukawurinze uva mu busore ukaba umugabo Yesu atarakuryaho n'irindazi nibuze mujye muri gerezo ugira abantu burira irindazi mutaziranye uzabyibutse Imana mushaka ingingo yitwa imirimo ko warwaye ukagera kwa muganga uretse kubeshya ntabwo wize ubu nta bantu barwariye baturutse wenda na za cyangwa uzakiwe batagira bene babo babageraho ubu nta bantu barwariyeyo bari mu bitaro baryamye za kibagabaga koko atagira umusura mwabagore mwe ko mwabyaye ko muzi inzara yo mu rubyeyi koko
ubu nta bagore baryamye za Muhima babyaye babuze n'amazi byibuze none bakuba byaye bakaguha igikoma watanze iki mu ijuru ndetse ukanakinemba gusa cyaguteye ikirungo ayi bare bazi kwirya niko mwigizeyo cyane ikirunguru igitoki cyo kumva nakongera kugikora seri ceceke aho mushaki ingingo yitwa imbere kuri Yorodani imirimo nigiye kubavugira mutagishoboye gusenga yemwe musenge mwihana ibyaha ngiye guhamagara rero umuntu uri hano utarakizwa utaragera mu mazi menshi arahari ngashyira ikiganza hejuru nze kumusengera urahari abo ndabasengera nyuma muraza nyuma ndashaka umuntu wasambanye hamwe n'uwikinishije yego wagiye mu bapfumu aje hano musengera uwanyoye kubisindisha cyangwa ukabisengerera abantu bene wanyu baje kugusura ukajya kugura za byeri cyangwa za sikoro cyangwa iki uze hano dusenge yemwe ushaka ubwami bw'ijuru ariko nge ndijwi ry'urangurura mu butayu uwakuyemo inda ntasigare nawe asi uwumva akwiriye kureka ibi bintu by'ibisuko ibi bintu by'amaporoduwi biri kwaduka ibintu by'inzaduka ukumva nawe ukwiriye kwihereza Imana nk'umuzuka mushaka Uwiteka bigisho Imana yantumye kuri Kadirake 2012 mereza ikimenyetso ko ndiho umwuka w'Imana ko ntatinya indaya ziri muri buwate niba ndaratinya indaya ndatinya abantu bari mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli abumva bakwiriye kureka amaverine muze hano basenge muve mu muryango upfukama mu muryango kugira ngo n'abandi babone aho binyurira niba usikura umugore wambara amapataro yarekere bene yo mujya mubona inaha iwacu nta mugabo uhangarije ipo y'abandi ntago abagabo bajya bahangara kwambara amabubu y'abagore bajya bahangara kwambara amaribaya n'ibitenge bagore muyambura ibyo byose ayo maherena murekure ntago ari ibyanyu niba Imana yabanzengurukije uyu mugi ikajya intuma no mu makabare ajya kuvugira yo mu makabare nkitwa umusazi nta kibazo byararangiye ariko nitabye Imana intuma kuri ba representa ba ADPR ikambwira ngo batabona basubamana ngo nibasubire ku gice bajya kwiga igice kwigira umubatizo ngo barutwa n'abanyagice barutwa n'abantu batarabatizwa ari representa Rogara yoboye ari umushumbu yoboye ADPR yose mu rwego rw'igihugu ayoboye amamiliyoni y'abantu Imana ikantuma ngo mbabwire bajya kwigira umubatizo muraho yemwe mu ijuru nta cyubahiro hari indirimbo njya ntinya mu gitabo ari niyo kwa padiri umunsi uzatoranya abawe Mana uzatubabarire kuki bifuza kubabarirwa ku munsi izatoranya ariko dushatse twasaba imbabazi hakiri kare z'ikigendo amen haleluya 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 mwihane z'ikigendwa harya agapfukamunwa korona inkorora n'ibicurane ntibihagaritse indege mu kirere ku isi yose kirasi ikimenyetso ko Imana impanda ishobora kuvuga abasigaga na bero barazisize ntitwari twashyizeho ibihomo muraho yemwe mwiyarure mwihane ibyaha byanyu mushaka ubwami bw'ijuru ni ukuri kose nimushake mu ntera amabuye urabiziki ndakaraba mwihane impamvu naje hano Imana iri kubonamo umugeni wayo murekure ibyaha byanyu ubwibone mu burekure abakunda gusohokera mu kabari ngo munywera ya fanta mwige kunywa amazi munywe igikoma munywe icyayi munywe fanta mu rugo mureke mu kabari muhihorere muhareke impanda igusanze mu kabari hano harimo ababyeyi Yesu ashimwe ababikira bajya bashinga amahoteli kuko nabaye umubikira ariko se kangahe wasanga ababikira bari kuganirira mu kabari bari kuganirira muri hoteli naho gushakira amafaranga ibibatunga nyine kuko nabisi nyine yego ariko nabo ntibanezezwa no kwicaraho kandi arabihaye Imana bene data simbabwira ngo baba bikiraho ariko nawe ntiwihaye Satani ndibitesha ni kubura umurokoro umusiramu agira umusare wo gusariraho akagira agakeka ukaba utagira ikideye cyo guhamagariraho Yesu wawe
aguma afite aho kwambariza nyabingi ariko ukaba utagira ahantu ho guhurira na Yesu mu rugo rwawe. Bavuga ngo tuzasenguka buri umwanya ukirirwa mu rugo uri muri televiziyo kandi bababwiye ati muze dusenge abandi musigaye muri shyashya. Mugani wa Yobu haraho ikugendereye byakubera byiza niko Yobu yavuze. Tugiye kwata Imana yarambwiye mu kwihanisha ngo njye mvuma gatatu. Umuntu uravana akavuga ngo nabonye runaka yihana avumwe imbere y'Imana n'abantu. Umuntu uravuga ngo nabonye runaka yihana kavana ariyo magambo ujyanye aho kujyana ijambo ry'Imana uvumwe imbere y'Imana n'abantu. Umuntu uravuga ngo nabonye runaka amarika ikiganza uvumwe imbere y'Imana n'abantu. Nimwe mwatumye ibizira byinjira mu bere abantu babura aho bihanira ibyaha. Yesu ashimwe. Ese abadefiriza muremera kubireka? Muremera kubireka? Amen. Abashyira za meshi ku mitwe muremera guhomba utumeshi? Muraho. Abambara amashenete n'inigi n'amaherena muremera kubireka n'amaverine mukabireka? Okay. Tugiye kwisengera. Nutabireka tuwuhima singero ko kujya mu ijuru n'uburenganzira bw'umuntu no kujya mu muriro n'uburenganzira bwawe. Muhungu umujinya uzatera isi amamodoka n'amaetaje ni inyongera kandi itabigwaye ntukwiriye kubipfa na Yesu. Kujya muri Amerika si ikibazo n'indaya ziriyo abatinganyi batuyeyo abapfumu bari muri Amerika ahubwo kwiriye kujya mu gihugu kitabonekamo akaga n'amakuba tukiyambura byose. Umuntu uzi ko yasanganye uzi ko yikinishije ikiganza hejuru ikiganza hejuru kwikinisha gusambana abo bombi uguseka bari umupfapfa kuko ntagazi ko wegereye aho Satani. Buri wese navuga ngo Imana data yo mu ijuru ibimbabarira. Uvuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarira. Mumanure ibiganza byanyu. Aba bantu bamanitse bakatura Imana igira ite yemwe? Yesu Kristo agira ate? Bakomeje. Umuntu warebye pornography filime z'ubusambanyi, umuntu wabashije gusomana wakoze karese ikiganza hejuru. Buri wese navuge ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarira. Vuga ngo maraso ya Yesu ambonekeho. Mwana ibiganza byanyu aba bantu Imana igira ite yemwe? Ibezi batunganye. Ndashaka umuntu uri muri Onapo utanga inama za Onapo n'uwakuyemo inda. Bose bari kuri dosiye imwe yitwa ubwicanyi. Bari hamaraso y'abaziranye. Shyira hejuru uguseka ni intumbi kandi ntawihana mama ari guseka. Wumve ko muri wowe wihemukiye watabye ubugingo bwawe kuzimu. Kabiri wababaje Yesu. Vuga ngo Imana yo mu ijuru ibimbabarire. Vuga ngo Yesu Kristo amuriho urubanza rw'amaraso. Muberekezeho ibiganza. Imana igira ite yemwe? Imana ibezi batunganye. Utaje gupfukama akaba yicariye Imana ndikubabarije. Yego. Kuko waje gupfukama ntabwo ari injiji. Amen. Ndashaka undi muntu wanyoye ibisindisha ibi bintu nk'ibyo nubwo byaba ari inzoga shyira hejuru. Nubwo yaba ari panashi shyira hejuru. Akubwira ngo ni fanta. Shyira hejuru. Muzare diporo ngo wabonye umushumba yimwe. Ibyo ntibindeba shyira hejuru. Uko icyitegererezo Yesu niwe wavuze ngo munyigireho ntabwo yigeze aduhereza umuntu ngo tumwigireho. Vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire. Vuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarire. Abatarabikuyemo ngo barambure ibiganza muvuge ngo Imana yera yo mu ijuru ibabarire. Imana ibezi batunganye. Turakomeje. Amen. Amen. Umuntu wari yitaba rishakiramo umutarahari. Cyane cyane urumogi. Urahari? Itabi. Vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire. Imana oyo utashyize hejuru, uwo washyize hejuru gusa ikiganza bari gusaba imbabazi. Vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire. Vuga ngo Yesu Kristo umwana w'Imana mbabarire.
berekezaho ibiganza babanye Imana igira ite yemwe wagiye mu bapfumu agiye kwivurizayo shyira ikiganza hejuru gushakiraho imiti n'ibindi kuganga Imana yera yo mu ijuru imbabarire ikuru ubugingo bwanjye mu bigirwamana amaraso ya Yesu ambonekeho muberekezaho ibiganza Imana igira ite yemwe Yesu abeza abatunganye abantu badefirije produit verne na bero inzara mbese nyine ibintu nk'ibyo n'imbeta z'urunyuranyurane atari ya mariage ikiganza hejuru ndifatanyiriza hamwe n'ubumini n'ubupanta n'ubukoro kira hejuru vuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarira ubwibone amaraso ya Yesu ambonekeho muberekezeho ibiganza babanye Imana igira ite yemwe Yesu abeza abatunganye abantu bahize ko bazakorera Imana ntibahigura ikiganza hejuru nubwo ntabahamagaye vuga ngo Imana yera yo mu ijuru ibimbabarire ababanye Imana igira ite abantu baca imanza abavuga amagambo kunegurana kugayana hamwe no kwivovotera Imana shyira hejuru vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire aba bantu amaraso ya Yesu abeza abatunganye manuri ibiganza abantu bakunze kubeshya no ku matelefone vuga ngo Imana data imbabarire yego aba bantu Imana igira ite Imana ibabarire ibeze batunganye ndashaka abantu bahawe imyenda bakabona ubwishyu ariko ntibishyure ngo bazaba bishyura kiganza hejuru murabarwa urubanza rumwe n'ubwo abajuru vuga ngo Imana yera yo mu ijuru ibimbabarire vuga ngo Yesu Kristo ambabarire kandi nimubona ubwishyu muzajye kwishyura rero aba bari Imana igira ite yemwe akezereza ubugingo ariko mukereka umuco w'isi abantu hano banze kubabarira cyane cyane ndajya ku bantu bashatse genzi wawe akagira intege nkeya ariko akabazo kaba mu rugo kabimucurira shyira hejuru kosa agakiza kandi bibabaza Imana vuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarire vuga ngo nawe ndamubabariye aba bantu Imana igira ite yemwe turakomeje abacumujwe n'amasezerano n'abacumuriye mu mafamiye yabo kiganza hejuru vuga ngo Imana yera yo mu ijuru imbabarire vuga ngo Yesu umwana w'Imana mbabarire aba bantu Imana igira ite yemwe ntabwo amasezerano Imana yaguhera kugira ngo bishinge urubanza cyangwa uhinduke umwanzi w'Imana ahubwo yaguhera kugira ngo ejo hazaza nuhura n'igikomeye cyo kugutera ubwoba wibuke ko hari icyo Imana yakubwiye kitarasohora ko nta cyapfa kukwica kikubera inkomezi ntabwo ibiguhera ngo muhangane amen tugiye gusenga hano umuntu Imana yaba yarahaye ubutumwa nta butange kandi arahari uri hehe shyira ikiganza hejuru musenge umuntu Imana yatumye akagira ubwoba ntatumike icyambere mbere yuko mbasabira imbabazi ntabwo ari televiziyo Imana yaberetse kabiri Imana ntinegurana ngo ndire kukunegurira uwo muntu ugize ibyago n'urugero agapfa niba ari ubutumwa bumuburira wazabazwa amaraso ye nk'uwamwishe kandi nabikwereka no muri Bibiliya biri muri kwa Ezekiyeli umukomirizi nahabwa kuburira umudugudu ntawuburire icyago kigatera abantu bagapfa azabazwa amaraso y'abo bantu ngo ariko nababurira bakanga kwihana icyago kigapfa bazapfaziza ibyaha byabo bazaba yikuyeho urubanza rw'abo bantu rero mutagira ngo iby'Imana ni imikino Imana ntabwo ari so wanyu sinuye mushumburi hano sa apotre reka yewe we na perezida gutumye ntutumike uretse kubashya mu gihugu cyo wawe wapfa none rero niyo yimika abantu banabakura shyira ikiganza hejuru umuntu utaratanze ubutumwa bw'abantu vuga ngo Imana yo mu ijuru imbabarire vuga ngo Imana imbabarire ubwoba imbabarire ubuta n'ubunebwe ntabwo nzabisubira mu izina rya Yesu aba bantu Imana igira ite yemwe ifata nk'ibyoroshye ariko birakomeye kuko upfuye nta bugingo wabona iyo utatanze ubutumwa tugiye gusenga Yesu ashimwe
n'abantu bahoze bakora Imana bagatumurira ikiganza hejuru Yesu ugufa vuga ngo Imana ibimbabarire vuga ngo Yesu ambabarire kubw'igihango twagiranye nkaba naratandukiriye ngatarika itareta Imana imbabarire tugiye gusenga rero amen haleluya haleluya iyicara kuri ya ntebe y'umuriro igoswe n'ibizima n'abakuru uhimbazwe uri mu bamarayika ibizima n'abakuru uri uwera urera cyane uri ndiho uzahoraho ciye bugufi ku birenge byawe niriziki wambaye inyoni mvuvu nambaye kubura no gupfa ntacyo mvuze mu maso yawe njyewe w'umunyorogoto ndagayitse nigitera seseme mubaka kunje kuvuga izina ryawe sindimo ariko niba nkugiriyeho umugisha niwange isengesho ryanjye cyo ngusabye ntukinyime habariho ubugingo bwa bene data nta rubanza rubi nanjye nciye ahubwo ndabatabaje kumwanzi yabaciye muri humye dayimoni mukora arabahumisha abambika fime mu maso bakajya bakora ibyo wanga kandi bagukunda mu mitima ariko bakumva ko ntacyo bitwaye ariko akakanya bapfukamya hera hawe bababaye bibutsa amaraso yo kumusara bibutsa imisumari bibutsa icumu ryo mu rubavu bibutsa Yesu wambara urubindo kambarira isi yose ubusa kandi uri umwana w'Imana kubera twebwe kubera bo muba wapfiriye n'aba bari barimo muba watumye ushyirwa ikizingo cy'amahwa bagashyira imifatangwe mu mutwe burya nibo babigizemo uruhare ariko bagize agahinda baciye bugufi barapfukamye imbere yawe kubw'iyi tariki idasanzwe yo gukiza ubugingo bwawe unyemerere Yesu Mana data watanze Yesu Kristo nyemerera amazina yabo ave mu gitabo cyo kurimbuka yongere yandikwe mu gitabo cy'ubugingo bakize imyambaro y'ubucocero bongere bahabwe amakanzu yera dore baje nk'abana b'ibiraba barakugarukiye Uwiteka bongera wagirana amasezerano nabo bongera ubaca imanzi mu biganza bongera ubahereza amatabaza ari kwaka dore baje guhanjuza muri iki gihe abenshi biraye bisinziriye bongera ubahereza amavuta mu mperezo kandi amaso yabo yakoreho babashe gutandukanya ikibi n'icyiza bamenye iby'Imana ikunda n'ibyo yanga nabo bahere ko batera intambwe mu kirenge cyawe Yesu urakoze kubejeje baha imbaraga uhindura inzozi zabo mu biryamo byabo ujye uhagera mwuka wera hagere mu gicuku cya nijoro umucyo barasire bamurikirwe n'iyera yo mu ijoro imbaraga z'umwijima zibahunge ibiziriko bya Satani bicikagurike imigambi Satani yari afite itwikwe ingabo zabahigaga zose zijye Mana data icana impano zabo uwahanuraga yongere yahanure uwerekwa yongere yerekwe agakiza k'Imana kaboneke ku bwoko bwawe Mana iri torero wongere urigarukeho rihinduke icyitegererezo rihinduke itabaza rimurikira abandi urakoze kubejeje mu izina rya Yesu amen abatarakizwa musigare mupfukama tubasengere nihangane utarakizwa yego yakoze mu byo navuze ndabwira abagabo mutere ku bwana nk'abisilamu nk'abashehe ntabwo Imana ibikunda bazaruwaya ubwanwa ugasanga reka data muri kwigana abo hanze ariko ntimuzi ibyawe muze hano ababishaka bavuga ati nanjye ndumva natangira inzira ijya mu ijuru ndagera ikirenge mu cya Kristo ngapana nawe nkazukana wumva ugiye kwinjira mu nzira ijya mu ijuru reka dusenge buri wese nashyira ikiganza vuga ngo Mwami Yesu uyu munsi numvishe ijambo ryawe bindera kutizera no kugukurikira nguhamirije mu ruhame rw'aba bantu umbereye Imana n'umwami wanjye n'umukiza wanjye kura amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka uyandike mu gitabo cy'ubugingo mbabarira ibyaha byose nakoze uhereye mu bwana bwanjye kugeza uyu munsi
amaso yawe amoneke ntabwo nzabisubiramo ngwemereye kugukorera no kugukurikira aho wanjyana hose nguhamirije muri aba bantu nawe ku munsi w'urubanza uzamamiriza imbere yawe nizeye ndashidikanya guhera uyu munsi kwimpandira mu kivuzi urupfu rukaza nanjye nagusanganira mu izina rya Yesu amen. Uwiteka Mana ya Isiraheli, ndongeye ndakwemeye Imana, wakoze imirimo n'ibitangaza ku buzima bwanjye, nanjye unkura kure narindiyo narabibonye. Ahamagaze ni ukubera wowe, nyemerera kubera wowe aba bakobwa n'abasore ndetse n'ababyeyi n'abakecuru n'abasaza bongere bagaruke mu nzira yawe. Nyemerera uyu munsi batuzwa agakiza, mbaraga zawe zibabeho, Mwuka Wera babeho, ubwo bazajya mu mazi menshi bakabatizwa, bazazamuke bazamutse bakongera gusubira inyuma ukundi, kandi ubafatishe ukuboko kwawe gukomeye. Mwuka Wera abane nabo abayobore, ntibakongere kuva ahantu bari bapfukamye, ngo bazongere gutana basubire mu bindi bibi. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.